How many times would they tell you? Nawe ndekura. Ndi kukubaza uje gukora iki? Aje kuguha ibyo wakoreye. What? Ako se ubundi wowe uvuga gutyo weho wikontroye. Bazanye projecteur bagashiraho ibintu byawe. Twasanga wowe uri umuntu muzima. Urakaza neza mu rubanza. Yesu wanje nzahora nguririmbira manika amajwi njinye n'akadiho nzimbuke nje umugara abagabo bivuge ababyeyi bavuza imbundu. Urasabwa kugaragaza discipline niba udashaka kujya mu muriro. Katwubaha Imana dusenge. Wibutse utinze Yesu wa mwanya wo gusenga. Ngo ego Bikira Mariya nyiri muwe. Reka urubanza rutangire. Kuri kunganga sendago ngangikaga. Ntawe ugukanze. Urasabwa kuvuga ku byaha ushinjwa nutsindwa. Mutanajya ngo nicano ngo mbisobanuraho. Oya ntago nazanywe no kubisobanuraho. None wazanywe n'iki? Aha turi ni mu rubanza rw'ijuru. Toka satani. Yewe Yesu nashimwe. Haleluya. Nzayino nanje nzakizwa ariko si umunwa gwanjye namara kabiri ndavuze. Urubanza rwatangiye. Icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusambanyi. Ngo ngiki? Yesu ndi wowe. Ubwo busambanyi wabumbonyemo. Ntage ibyo mbizi. Ubwo rero icyo kiraguhama. Ako se ubundi wowe uvuga gutyo weho wikontroye. Bazanye projecteur bagashiraho ibintu byawe. Twasanga wowe uri umuntu muzima. Kujya gutokora mugenzi wawe utabanje kwitokora. Ariko hari ntiwamenye uri mu rubanza. Ikindi cyaha ushinjwa nuko witwaje ko uzwi ukajya mu biyobyabwenge. Ariko twebwe abastari turi abantu nk'abandi. Sindi umuntu nkawe. Hanyuma ibyo bihurira he n'ibyo ushinjwa? Ariko kuki mwumva ko abastari iyo umustari akoze akantu k'akahereri gato biba ari ikibazo tuvuge ko icyo kintu aba yakoze nta bandi bantu batazi ko babikora. Yego koko barahari ariko uri kubazwa ku giti cyawe. Nyine nakubajije kuki mvugwa ibibi gusa ibyiza byanjye sibabivugeho. Ibyiza we wakoze ni ibihe? Njyewe ndagiye mbasha umwanzuro ndagiye ndananiwe. Garukiraho ikenda ndacyakubaza. Worambaza ngandese ndunjagaraza. Ndavuze ngo garukira wa mupfapfa we. Ndagomva hano. Nyamara ukomeje kundakaza. Randumbira urandunza bakidumbari. Ibyo nibyo washatse kuva kare hose. Ambaye inga data Bikira Mariya nyirimbu Mundabare we wangirimbuwe ko Kona chunga sitoke yako bakimaliza kukula unaanza kusema sengo na gasipia. So kandi urasabwa gukoresha ikinyarwanda gusa. Icyo giswahili kivuga cyonyine niba aricyo wumva. Kwahereze ndakivuga gute ndagungubise nicyo nari mfite mu mutwe tukigahita gishira. Ikindi cyaha kandi ushinjwa ni kutifatanya na bagenzi bawe ngo musenge. Yewe ubu ndago ngibonana n'abakobwa bo mu cyaro n'inzoresore. None ibyo warabyihannye? Uzi ngo ndi kukubesha? Sigaho wibeshya. Hano mu gitabo biranditse. Ego Ahubwo nibagutware ujye gufata ingororano zawe. ambaye inga data wangirimbuwe ko Oya we nta mbabazi ukwiye. Sinababarira umuntu utumva. Niba bikunaniye nanje nagenda ngaritura umuntu. Uritura nde? Jewe ndika umuntu ubibona. Jewe ndi mubi cyane. Ndagunzi. Waranyibagiwe. Uratangaje cyane niba ushaka guhangana. Umva wewe ndanasiga isipaka ufite. Reka iyo myitwarire uri kugaragaza. Hano ntabwo uri gukina filime. Ariko kuki mwumva ko abastari iyo umustari akoze akantu k'akahereri gato. Nta by'ubustari hano. Icyo ndi gukubwira nuko ibyo wakoze byose ntacyo byamariye rubanda. Hari abo bifasha. None babitagufasha wajye wicecekera ubundi uvuga ibintu bibi bikururira ubushaka iki. Niba kujyana wa mupfapfa we. Vanga hajya mu muriro. Reka nkubwiye niyo naba mfite gahunda kuzagenda nta naho nzaza. Ndagomva hano. Niwanga kugenda ku neza uragenda ku nabi. ndajya hese ndajaye niwo mugabo wanje ndago nagusiga. Jewe nambaye hose ndikwije ndi ingumi nziza
ishima imana ndakuntu wangirira imbuwe ng'umuntu w'Imana ng'umuntu ukishijwe ng'umusore mwiza ngawe. ego weho ndanasiga isipaka ufite muterura umutware. uziko ndagushishwaga ndagunzi burya ndagunzi uraramuka urenze umurongo uziko utikundaga noneho ugu gwa kabiri go abantu ndiwibeshe ngo umbururize urumva urenga ugwa gatatu uragurenga urambuye singo gashari urenge nguyu ndawuhagazeho urenge kose hano twaje kugwana wangiriye imbuwe ko Iki nicyo gikwiriye abanyabyaha. ngo umugabo mbwa ngaseka imboga. mushobora no kumva koko narindi kugira ngo mbasetse. Urwo rwenya rwawe rero ntabwo turukeneye hano. Ubu ni ubwibone. Urumva ukuntu unutse we yangenze ubwenge mba nasesenga. Nza hino. Ikindi cyaho ushinjwa ni ubusinzi bukabije. Njye se ndi wowe? Njye ntabwo ndi muri icyo cyiciro. Uri mu cyiciro se? Simburana nawe. Subiza ku cyaho ushinjwa cyo kwishora mu businzi. Kuri njyewe ni kuriya nabyifuje. Ndumva utabyicuza rwose. Ese ntuzi ko Yesu Kristo yatubujije izo ngeso? Yandwara iki? Ubwo mwaza kugura ikariso. Reba igihe wahereye unjoga nga kwihorera. Ibyo bitutsi byawe nk'iby'abashumba ntabwo twabyihanganira. Umushumba se naragiye ingazi wanyu. Ututse nde wangurura. Jesus. Shawangiriye imbuwe. Ndagwangirira imbuwe koko ukamfasha hano mwisi wenda mwijuru ngazigwanaho. Ngwanaho hano mwisi mwijuru nzigwanaho. Wangwanya. Umuntu yakurwanaho gute niyo discipline nkeya ufite? Njewe? Yego rwose ni wowe. Uwo munwa wawe uzagukoraho. Wangiraga umunwa. Ubwo gwawe siri kujya kuvuga ukandika message. Ese wawe ubizi ko utari buze kubona ijuru? Ngo ngiki? Ninde wundi turi kuvugana? Ndago ndi kumva ibintu uri kumbwira. None nta matwi ufite? Uzaje ukoresha ibimenyetso nzaje none. Ariko ahari banza ufite ikibazo se gusa. Ahubwo wowe ndagura muzima. Ugwayemo umutwe. Ese mu by'ukuri ubona duhanganye wadutsinda? Ariko ubundi wowe kuki utumvaga? Iteka ubishaka ngo buri munsi turwane dutongane sinzi. Ahubwo se wowe wambasha wanjobora wewe. Ariko ubundi wikanzikira ko nabandi kuvuga ukanzubiza. Icyakora urantangaje cyane. Kari ko ndimo kabona umuntu atavuga ngo mugire ngo ninjije. Koko muzaje mubona umuntu atavuga mugire ngo ndabwenge agiraga. Iki kiri gutuma uvuga nabi mu rubanza? Ngamba nabi se umuntu avugaga nabi atarundi ubimuteye. Ngiye gukubaza ikibazo cya nyuma. Worambaza ngande se? Ndunjagarazi. Wakabije kuturakaza rwose. Jewe sinzi kibazo mufite pe kandi bo nje nyiranza hino nakwigendera. Urajya hehe urubanza rutarangiye? Uzi ngo ndi kukubesha? Nibagiye kuguha ingororano zawe. How many times would they tell you? Nawe ndekura. Ese ndi kukubaza uje gukora iki? Aje kuguha ibyo wakoreye. What? Ako se ubundi wowe uvuga gutyo weho wikontroye. Bazanye projecteur bagashiraho ibintu byawe. Twasanga wowe uri umuntu muzima. Yewe ntaho mpuriye nawe. Ngo umugabo mbwa ngaseka imboga. Ndagomva hano. Wose urwo ruguru rwawe wagira ngo nurwa ewe shakoza wari ukwiye kuba mu mucaro ugahinga. Ico gitwagira ngo nurundazi rwa 200. Ererererere. Ibyo binkwagira ngo ni imiguno y'ikariso. Daniso. Ibyo bitwagira ngo ni ibikoboko bya bisi. Umva ngo ubwira ubaye nibijyo ngendago nakujya. Shakoza Imana iza kukugira mwiza. Nda muntu ari kuzagukira. Mukure hano ku ngufu. Kumbe burya nuguteye. Koko ngo umuntu w'iwacu ndushaka no kungirira imbuwe. Nge ntabwo ndi uw'iwanyu. Ago magambo gawe gari kundonekera umutima. Winangiye umutima. None uyu niwo munsi wari utegereje. Ntago nabyemera. Ntago nabyemera. Ugomba kubyemera. Wishoye mu ngeso mbi z'ubusambanyi.
ubusugi bwanjye nta wundi muntu nshobora kubuhereza usibye umugabo uzanshaka. sigaho wibeshya. Ese wigeze wifata n'ukwezi kumwe udasambana? Imyaka 12. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. ubundi reka ngubwize ukuri, ubundi uri umuntu w'iwacu ndagwagakwiye kundererana. Wakabaye uri kumvugira muri aka kanya ukavuga ngo nyiranza yino ibintu umupfaga ndi muzabyongere. Nimba ugiraga amagambo menshi yagabanye nduzabyongere. Ahubwo wombwira ugiye kunzabira imbabazi. Nta mbabazi na nkeya ukwiye kubera ibyo bitutsi byawe. Natutse nde wangurube. Salama janti aho muri Afrika bimeze bite? Cyanda pasi asimana ubundi ariko mana utekereza gute mana? Wigize umwambuzi neza. Mwambuzi janti nakwambuye iki? Pasi nge nta n'ibintu byinshi bivugane nawe. Amafaranga nakoresheje wibuka neza ujya kujya muri aho ngaho muri Canada. Naturutse Kibungo ndatega bro nzi Kigali nza kuguherekeza nkujyana ku kibuga cy'indege. Ibyo bintu ni gutubyirengagiza mani ukabyirengagiza ukibagirwa abantu bagufashije mani nta kintu urageraho aho uboneye amafaranga abantu ukibyimbya mani. Ese kuba warateze uje kumerekeza ku kibuga cy'indege ni uri kunyishyuza nibyo uvuga ko wamfashije? Nta kwishyuza sinakwishyuza ahubwo pasi reka nta n'abagabo menshi ndi buvugane nawe sibyo amafaranga nakoresha ngaho pasi barure Sonda ayo mafaranga nangaye? ni 5,000 ngaho barurebe pasi nk'umuntu nk'ikibwana cy'ingurube muri 2014 cyaguraga 5,000 ngaho ndebera nk'imyaka yose ishize ubare noneho nk'icyo kibwana noneho ibibwana cyaba cyabwagwa ukuntu bingana ibaza umuntu nyine waguze imodoka noneho amafaranga amaze kunguka. Akoze janti ubwo 5,000 nibyo byaduteranya nta kibazo ndaje ndakohereza rwose 5,000. Yohereze kandi nk'uko mu Rwanda tubara ku manyarwanda nawe ngaho urayabara mu madolari 5,000 by'idolari mbone bingize. None se nkohereza amafaranga nkohereza 5,000 by'idolari? Kandi pasi biba bigisekeje rero umuntu atarafata umwanzuro. Rero pasi sibyo niba ushaka no gukontora ko uburozi bwe wacu gukora urenze umunsi utarayohereza. Itangazo byo ku minsi ya nyuma bimaze kwegereza ibimenyetso byose byamaze kujya hanze.